n'akadege twonyine umutipe akubitaho umucenge amafiriti batuye ntashaje yaracyabishoboye abasaza bandi bazaga bafite agateke kamwe n'akadege nta muntu waducikana ngo tubyemere nawe wari ugiye inguruguru yashaka ese mbere mugiye gukora iyi filime Suzana nayirimo iyi filime Ndimbati nayirimo bihorera ababadari ntabwo tubakeneye ndimo tashaka gusimburwa n'uyu noneho uri yeho hano buri guhamagara guhamagara Simoni ufite telefone ngaba ni ukuyisomamo gake gake ariko ntabwo nyizi okay nawe ndetse shaka gusa ari igihe ujya ukoresha ubwenge yawe ushatse shaka gutekereza duke Zete Simoni we ese amasomo bimeze bite mwana we ase waretse n'irepetiro aramufite aravuze ubu wa musawe nta gusa uri abantu babiri umumetiza Gemani inosu iki gice ni ikinyarwanda nyine cyakorewe muri Afrika aha hejuru harimo akantu kizi impamvu ndi kubona ubabaje rero hambere zatwaremo batamureba ndimba mubonye musasi ese urishuru hano babona bagenda rero gatwuka umutwe wacitse oya musa avanyemo ingofero mugahura wamunyura ntago wamusuhuza wagiye n'undi muntu wo mu hano harugwa umutwe isi ucira hano gutya kugeza hejuru harasuka bajyanye muri Amerika hejuru harahiye musunama turebe atana ubu se uzi ko hari abantu batari bagufanaga batazi ko ufite uruhara babimenye banabimenye wapi bagiye guhita babivaho yanze kwitanga muri tatashira gira tube dufata aka gace kawe tamira mayindi hari ibirayi hari ibyo guhanaguza hari imyenda ahubwo twabona ibase twabona amazi ko byakoze irakora birayi zana uyitire sije nyine turebe ungagera bicara iragitari wa mukobwa si uriya namuzanira intebe umushyireho ari aho yahamagarira n'imyenda niho bijya n'ibiki byose noneho biraza kurangira bashwanye nyine yishyiraho yikorera ndebe ko nuza kwaza muri biganiro musa musura buriyeyo uri ibintu bya filime yisubira script ziramuvana kenya ni gake mubona mu mutwe buri gihe umubona yambaye kuno mureba bashatse umugabo bakisha ari umusaza afite uruhara baramuha musa wamubonye ariko ngo ntabwo ujye uvuga ngo yuri ngo umuhamagawe ahubwo ayijyaho namwereke zana y'umuti musa ugiye gukina inyota kora papaje asa n'amazi usizaho kora papaje beta ariko ntabwo amata y'imiyenzi yabimaramo bire gutumiriza amata y'imiyenzi uramutumye ariko wari umutumye cya gicupa nyiragitese mugiye gukina ibiki muri firigo tugiye gukina nyirabukwe mubi muzegereje ngiye gupima ndebe umukobwa uzanyubahira umuhungu kandi nareba nabi nanjye nzamwitwarira nimbona nta mirimo gishoboye ari ikimawumawu nanjye nzamwijyanira waramwemera none se urumva ikintu kitazi niwe sanze ngo kirandagiye amagara ngo gituma kibwiriza baza n'ibyombo kikaza kiri nese nicyo cyanza kumara amayinite cyama dede nicyo cyavuze ngo amayinite adashiramo cyangwa ni kama dede twageraho n'ikintu kinini cyane twageraho mbere ngo cyane
ikindi nacyo nagihamagaye ngo kigere hariya mu gituma ibintu cyanze kunyitaba ubu kigiye kugaruka kiba ndimbati aya inyama yitwa ndimbati iracyabaho telefone zaje ibaho se dore ngo ngiri usagize ngo ndamubwiye ngo yiri Simon bimeze bite gira ikintu ubwira abantu bawe musuri hagarara hano kuri telefone musuri wowe urasohokana intebe yawe na fanta kuko ku yindi pati abana musa wenyine nakaboro kabisa cyane telefone yanjye ntayifite hano what hari ndabaje ngo nzane For what? akabido cyangwa nzane yo mu uvuze mu icupa okay amazi ari mu kabido Musa bimeze gute se gira ikintu ubwira abantu bawe se abafana banjye rero nta kintu mfite mu mutwe ako ndabishaka ndabibona tu okay barakwizera munyizere ko hano se ntabwo navamo ngo ntabwo wadutenguha hano nongeye okay kugira ngo miliyoni yuzure ndakora iyo bwabaga bro sibyo wakora iki kandi subscribe n'ututima okay uriya arava ariko ahita hazana uyu muntu Musa badukingurire tugende ako gadirishya kanzu ako kabanza ako oya nakorera hasi ngiri gutuma umutima utera cyane ushake naragira injugu ngo gutuma umutima utera cyane ngo akumva ngafite isoni ngo kandi azagushyiramo supaguru kandi oya supaguru azayishyira amahoro yarambwiye ngo ashaka utwara twikorera aho tuve mu birahuri ninde yabikubwiye K-point ni uwe umuhungu wa piganze yenze ese ntabwo urakora ubukwe oya ubu se abafana bo muri papa sava baba bari mu biki yego mutwe uciyeho na kano gasura keza sha reba aho iri guca mu reba aho tamba kubera nyine dukeneye ahize kwishyiga nawe ngo ntago uragira ntago urakora ubukwe nyine uhamagara akaba ari nese wamurangiye se K-point wa mukobwa uri buze uyagamije iki kugusenya wowe guhamagara wowe uri guhamagarira mama wawe nasohoka aza atera intebe sima dede yayimaga we na Mireille abafana bagira ikuntu babagenza bose bari uri kuramo hariya ariko yinjiye bari abari mu musa ari guhamagara umukobwa ahagaze nyina asohoke w'intebe yicara amubaze nyine uyu nguyu ahita amuha amafaranga ngo najye kuri depo uyu nguyu nawe ahita agenda noneho akimara kugenda abyoza kandi twamubujije ngo yabyogeje kandi bamubujije ngo yabyogeje ni intwari nabizane narebe n'ibindi bitogeje ntabwo wamubwiye ntuza ntanabimubwise twari turi kumwe arazana agatebe ashobora kukajyana hariya ntabyanditse nabizane uko bivuze byinshi akakajyana agakebe turagira ngo katajya muri biriya birahure gusetinga ibishaka yicare hano
ibibazo byawe urabikize none nanjye hasi none oya niyo yafungura aho gato gafunguye cyane uriya ni ke point uvugaga uriya ni we goro muri setting gute tubareba kujya vuba uri stake yego se wakegereye uri kujya muri film nyine wegereye atuvira muri nuzo muri filime wewe ese madede wamwegereye kese nase akazi gana ugomba gushaka umugati okay oya turagira ngo kamera imubone ntabwo turi kumubona genda umwegere turagira ngo kamera imubone Musa uravugira ngo kuri kuki ubaza abapari uno se wakikoreye ubukwe n'icyo ngicyo ko mbona ari cyo musa yego se kuno cyakinga guturi katwigende ngo kino ni igitinganya arimo ari kumubona Sumani tuvira muri filime no skunsi yavuga ndaje banze ukora akazi n'imujyanye intebe dore kandi iri gukiri muri filime irane nta kibuga moving aho gato ujyana turende musatsi ko ufite ubwoba ni ubwa mbere ugiye gukina ko ufite ubwoba ni ubwa mbere ugiye gukina bano madirishya uzi ubwoba ufite no muri kamera biragaragara ntabwo nigeze mbiri kandi mbonye oya none se ni ibiki uvuga ari gukora njya gukina rero ndabona nahagaze ku mani nta bintu byinshi sinzi ikintu bari abaniga barimo barasetinga niyo ngo yari gusetinga none ndabona niba ari aha ubwo n'abandi baza si cyo cya kimwe none ntabwo dukora mu nzu nari nzi ko hari akabazo oya yose irarangira iyo mu nzu ni iyindi mu nzu ni ibiri ni ukuvuga ngo umva ukuntu imeze hano ni Simone uri guhamagara ni Ntuzamusi uri guhamagara Simone uri mu kizamini nyine Simone yarezwe na Nyiragitare yamutoraguye noneho wowe uyu munsi arashaka kwerekana iki umusheri we Musa narezwe na Nyiragitare ari guhamagara Simone uri mu kizamini akamubwira ko adahari uriya Musa agahita ahereza nyina ati genda ujye kugura fanta nanjye ngiye kureba ibyokeje kwande utumire n'abantu n'ibiki byose utenge n'intebe nyina agahita yiyicarira kuri iyi ntebe akinywera fanta nyine yabisuzuguye nyuma Musa nyine agahita agaruka azanye wa mukobwa akabaza nyina ko utagiye kureba fanta ngo ndumva nirwariye akamusiga agahita agira ate agenda agasiga umukobwa ahangaha ari kumwe na nyirabukwe kuvuga ahangaha uyu ngo ari bwicare urajya kumuzanira iki intebe iri kumushyira ahangaha simbizi aramushyira nyine namuzana umukobwa amaze gusuhuza nyina undi amushyira uramushyira ahangaha noneho Nyiragitare ubanze uzane ibirayi ko ibirayi byo yatangira guhata n'iki n'iki nyine namugusigira tuganira na nyoko uratangira kubaza umukobwa niba agukundira umuhungu kugiye kuri ibizamini n'ubisomye se nabisomye banze ibirayi umukobwa yicara uzana ibirayi nahata bibiri bitatu uhita uzana iki sibyo ubwo ibirayi urabimena hasi ababihata ugiye uzana imyenda iri muri kiriya kiboro uzane n'ibasi n'amazi uyitereka hariya uti nurangiza ibyo ngibyo uhita ukora n'ibi hacemo akanya uhita uzana iriya sabune n'agatambaro reka dukoreshe ahanagura aho hose tuhanagura aha unyure no mu gikari uhanagure n'ahariya n'iki ubu rero sinzi niba turi buze guhorodinga baba batangiye gusa n'abashwana madede ramazamubwire ngo uramutse ugize ibyago ukagira umugabo ufite inda
Ntabwo nabwemera. aramutse agukunda cyane Iyo yaba nkunda cyane. Yabanza gukora siporo ukumva. Madede wakoze kuri Biriya iyo gifite niyo gikurahe. Bagiye kurahari. Dore agarukiye hano urabona ko yamaze umva ukimara kuyamuha nanjye ugatuma Simone ntari mu nzira genda bakurebe muri kamera. Mr. K Kepo ya uri kutubona kandi na hano hasi hari umuntu ariko hirya ndamusubiza uruhara rwiza Ntabwo wadutenguha. hagarara hariya iruhande mfashe imyenda mfashe imyenda Mirengo bigenze gute? Baye nyifata ibyombo ngo fata imyenda. aka kadege bagakinisha rowing ari akana keza kandi buraka ubundi Mireye wa nyawe ntago biriya bintu yabikaraga umukecuru bitije ido yaba yanamwishe Mireye wa nyawe ukamuzana biriya bibona Nuko ari script. ubwo yabikogesha Warangije kwibahura. muri karakta umwana mwiza musaba twayari babiri hasi tutaye Njyewe yananyirongorera. Oya kwigirira ati. Nshaka kubivuga kabeshya besha kwimanga. bya bintu Ngo bigenze gute? Ibintu bikubaye? Izuba ryanyishe ku buryo inyota yanze Oya mbwira ibintu bikubayeho muri episode. So na Marie. Nuko ari n'umukino ariko ubundi bamaboko nagera kaba. Nyine bigenze gute? Ndi kubaza uko bigenze. Urambaje gusubiza mu buryo nshakamo. Ntabwo ari unajya kubisubizamo. Kandi ngo umaze gukina ngo bagucunaguza. Ntabwo ariko baba bameze. yaraje kumwereka Nawe tureba ibintu bangorewe. Ibaze kuza kwerekana ku munsi wa mbere. Reba do. Icyombo, imyenda, ibirayi, do, amadirishya guhanagura. Byose hejuru mu kazana. Ngo bari babigukoresheje kugira ngo Haburaga kwitandira ngo kugira ngo nze mbanyemere ko nzabana n'umuhungu wiwe. Ko wanumye inkweto ntuzambare. So uyu mungu nawe akaba ari ushaka kubyinjiramo. Wanumye inkweto nyine ntuzambare. Byahindutse script bahinduye bebe. You know. Pardon. Atanazi, sorry. Bikumva. Ariko ubusanzwe nyine umuhungu warankunda. Anjye natangiye kumukemanga kubera ko ngo nyina azamwirongorera. ngo nyina zamwirongorera. Ese ni nyina koko? Oya, ni umubyeyi n'umumama wamureze. Ariko ngo hatungiye ababaye ngo kubera hasi agatayikiriye. Reba ko nareba. Ntabwo namufatira muri bariya bana. Atu. Dore abantu inyota yishe. Umva mani rirazuba. Ramazani inyota irakwishe. Yari ikwishe. Nyongera Yari ikwishe. nyongera izuba ryavuye ese wari ubizi ko ari mu mpeshyi Ni mu mpeshyi kabisa. ko amazi ni meza Ramazani umugore wawe arimo aragusinyisha ibiki? Ni ibintu bya divorce. ni ibintu birimo amafaranga Okay. asinyishije kontara Yaramazi. asinyishije kontara yo ku murongo igihe cyose kuvuga ngo musinye upfa na guhambana Abigusangishije no mu kazi. upfa na guhambana kuvuga ngo mu buzima bwose Papa Sava.